Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri Polisi y'u Rwanda. Reka kuri uyu munsi tugaruke kuri amwe magambo akomeye yavuzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo bambikaga abofisiye bakiri batoya. Akari n'umunsi ukomeye cyane aho polisi y'igihugu cy'u Rwanda yizihizaga imyaka 25. Benshi bakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane bagira ati u Rwanda ku rwego mpuzamahanga rukomeje kugaragaza ko ari u Rwanda kandi u Rwanda rukomeye, u Rwanda ruzatera imbere mu myaka iri imbere. Aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ijambo rikomeye rigira riti kwicisha bugufi, gukora cyane ndetse no guhindura amateka ibyo twe tutatekerezaga ni kimwe mu biba bigomba ko turanga. Reka dukurikire ikiganiro cyose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo mumaze guha ipeti rya Assistant Inspector of Police bagiye kuryambara. Nibamara kuryambara bararahirira imbere yanyu nk'uko amategeko abiteganya. Indahiro barayiyoborwamo na Assistant Commissioner of Police Eric Kanyabuganza, niwe ukuriye ishami ry'amategeko muri Polisi y'u Rwanda. Abafisiye bashya bambika ipeti iburyo n'ibumoso, hindukira komeza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, uyu ni umunsi udasanzwe muri Polisi y'u Rwanda. Tukaba twafashe umwanya kugira ngo dutekereze aho Rwanda National Police ivuye, aho igeze, aho igana, tunabonereho umwanya wo gushima. Mbere na mbere, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mbashimire kubw'uruhare rukomeye mutahwemye kugira mu guha polisi y'igihugu icyerekezo gikwiye kuva yashingwa. Mwatubereye icyitegererezo mu guhangana n'imbogamizi zishingiye ku kuba gucunga umutekano muri iki gihe bisaba imbaraga n'imikorere bidasanzwe. Tubashimiye cyane inkunga mutahwemye kuduha ndetse n'inama mwakomeje kutugira, kuko ibyo byombi ari impamba izaherekeza buri wese mu bagize Polisi y'u Rwanda mu rugendo rw'igihe kirekire. Mu myaka 25 ishize, nk'uko mwabitubwiye, twagiye dukorana ku buryo bwa hafi n'abaturage. Twanakoranye kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye n'izindi nzego z'umutekano zo mu Rwanda ndetse na polisi zo mu karere no hanze yako. Fashe uyu mwanya kugira ngo nashimire abayobozi ba polisi n'abahagarariye inzego za polisi mu bihugu by'inshuti baje kwifatanya natwe muri uyu muhango. Mu gihe duteraniye hano kugira ngo turebere hamwe intambwe twateye mu gucunga umutekano kandi twongere kwiha intego yo kurushaho kuwucunga mu bihe biri imbere, ntitwabura kuzirikana ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muhora mutubwira munatwibutsa ko polisi n'izindi nzego z'umutekano tugomba gukora ku buryo buri muturarwanda abaho adafite impungenge y'icyahungabanya umutekano we. Ni muri urwo rwego twahereye kuri iyo mpanuro twiha intego yo kubakira ibikorwa byacu byo gucunga umutekano umusinge utajegajega witwa umuturage. Uyu munsi uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano mu Rwanda ni ihame ridasubirwaho.
iyo mpanuro mwaduhaye yatanze umusaruro kugeza n'aho hari abashakashatsi bafashe icyemezo cyo kwandika igitabo bise The Police and the Community in Rwanda, polisi n'abaturage mu Rwanda. Icyo gitabo bacyanditse bagamije kugaragaza no gusobanura uburyo u Rwanda rwiyemeje kandi rushyira mu bikorwa intego yo gufasha abaturage kugira uruhare mu mutekano wabo. Ndagira ngo mbanyurire muri make ibikubiye muri icyo gitabo. Icyo gitabo kigaragaza neza ko umutekano n'ituze birangwa mu Rwanda ari umusaruro w'ubufatanye n'imikoranire hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Kigaragaza kandi ko ibikorwa byo gucunga umutekano bitagarukira gusa ku gukurikira